Nanone nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu umwami wacu, muraho murakomeye. Ni njyewe ubasuhuza rero, tuje mu cyigisho cya kabiri, icyigisho kivuga ngo umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Aha ngaha reka mbere yuko dukomeza imbere, reka dusenge mu magambo make. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ko udukunda kandi utwitaho, uhabwe icyubahiro. Uyu mwanya mwiza udahewe ijambo ryawe rero, reka utuyobore, udufashe kuryumva, kandi umwuka wera twumvishe biruseho mu izina rya Yesu, amen. Rero mu cyumweru cyatambutse twabonye icyigisho cya mbere cyavugaga Pawulo n'Abanyefeso. Uyu munsi rero tugiye gutangira ikindi cyigisho cya kabiri gishyashya kizava kuri iyi tariki ya mbere y'ukwa karindwi kugera kuri tariki 7. Rero kiravuga ngo umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Aha ngaha rero ku isabato nimugoroba, nk'uko uyu munsi tugiye kubireba, tugiye kurebaho icyigisho cy'icyumweru kizaba gishingiye ni mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 3 kugera ku wa 14, Abefeso igice cya kabiri umurongo wa 6, Abefeso igice cya 3 umurongo wa 10, Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13 n'uwa 14, Gutegeka kwa kabiri igice cya 9 umurongo wa 29. Icyo kwibuka cyangwa se isomo buri wese agomba kuzirikana muri iki cyigisho tuzarisanga mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 3, aho rivuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Ngira ngo iri somo ni ryiza cyane kandi ndisubiremo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Aha ngaha ku isabato nimugoroba rero tugiye gusobanukirwa cyangwa se bagiye kutwinjiza muri iki cyigisho batubwira ibyo tuzarebera hamwe muri rusange muri iki cyumweru cyose. Rero hano hari amagambo avuga ngo nyuma y'imyaka 25 abaye umuntu wa mbere wageze ku kwezi, Neil Armstrong yanditse amagambo yo gushimira itsinda ry'abantu bakoze umwambaro wo kugurukana mu kirere. Icyogajuru cyihuta cyane yagiyemo kugira ngo atere intambwe yo kwandika ayo mateka. Yakise icyogajuru cyafotowe kurusha ibindi byose mu mateka, maze avuga atebya yuko cyashoboye guhisha ibibi byari bikirimo ku buryo bitagaragara. Armstrong yayishimiye itsinda ryakoze icyo cyogajuru ari ahitwa Johnson Space Center ku bw'uwo mwambaro ukomeye wo kugirirwa icyizere, ndetse wenda kuba ubushyuhe warinze ubuzima bwe. Aboherereza ishimwe ryo kunezeranwa nabo by'imyaka 25. Pawulo nawe atangira urwandiko rwe yandikira Abefeso anamagambo akomeye yo gushima, ahimbaza Imana ku bw'imigisha y'ingenzi yasutse ku mibereho y'abigishwa, nk'uko wa mwambaro w'abagenda mu isanzure ari ingenzi ku muntu ugiye mu kwezi. Pawulo avuga ko Imana yakoze umurimo kuri iyi migisha ihereye mbere yo gushyirwaho kw'imfatiro z'isi, kandi agahimbaza Imana ku bw'ibyo yakoreye abizera bo muri ibyo bihe byose. Tubona ko Imana kuva mu itangiriro kugera ndetse no mu gihe cy'intumwa, Imana yakomeje kubana n'abagaragu bayo, ikomeza kubagirira neza, ibaha ubutumwa kandi ibasha no kubafasha kubwumva no kubusobanukirwa. Rero uburyo Pawulo atangiramo buha urwandiko rw'Abefeso agaciro mu buryo bwihariye mu bijyanye no gutanga icyerekezo cyo kuramya Imana no kuyihimbaza ku bw'imigisha yatanze. Tubona ko Pawulo mu rwandiko rw'Abefeso yanditse atangira ashishikariza cyangwa se yereka abantu ko Kristo ari we Imana yateranyijemo byose cyangwa se yahereyemo umugisha abantu bose, ndetse n'agakiza kugira ngo abantu babashe kumwizera, babashe gusobanukirwa iby'ijuru. Nk'uko twabibonye mu cyigisho cyabanje, Kristo niwe wenyine wabashije guhuza umuntu n'Imana mu gihe icyaha cyari cyatandukanije umuntu n'Imana ubwo yacumuraga muri Edeni. Ngira ngo twese mu byanditswe byera tugomeza kubisoma. Rero muri iki cyumweru reka tuzabane kandi uzakomeze gukurikira ibi byigisho kugira ngo uzabashe gusobanukirwa umugambi ukomeye w'Imana uko ushingiye kuri Kristo. Tuzabireba mu ngingo zikurikiyeho. Reka Uwiteka abagirire neza mu izina rya Yesu.